Asset ni ibintu bishyira amafaranga mu mifuka yacu, harimo moto, taxi, ubutaka n'ibindi. Liabilities ni ibintu bitwarira amafaranga, harimo inzu ukodesha, inguzanyo ya banki n'ibindi. Iyo ufite ibintu byinshi bikwinjiriza amafaranga niko uba umukire kurushaho. Iri ni ryo tegeko rya mbere ryo gukira. Tudatinze reka turebere hamwe ibintu 8 bishyira amafaranga mu mufuka bituma abakire baguma bagakira. Cash, amafaranga ufite mu ntoki atari yandi washoye ari kuri banki cyangwa washoye mu bintu runaka, mu butaka, mu tundi tuntu. Amafaranga ufite mu ntoki. Ni ukubera icyo abakire bahorana amafaranga mu ntoki. Hari impamvu ebyiri. Ya mbere, iyo ufite amafaranga mu ntoki ari hafi yawe kwegereye, agufasha gufatirana amahirwe ariyo yose agaragaye hafi yawe. Ibingibi ni ukwisobanukirwa. Bibaze, bitekerezeho. Ibaze diru y'inzozi zawe iri imbere yawe ariko ugasanga amafaranga wicaranye ngo uhite ufatirana amahirwe. Birababaza. Niyo mpamvu usanga abakire rero bafite amafaranga cash, amafaranga bicaranye, amafaranga babitse ari aho ngaho cash, nta kintu bayakoresheje. Iya kabiri ni ukuguriza amafaranga ariko akazaho inyungu nini cyane, iyo bita peer to peer lending. Uguza abantu amafaranga yawe cyangwa mugenzi wawe, ukamuguza amafaranga ariko akakwishyura hariho inyungu runaka mwemeranyijeho. Nuko mubizi banki nyinshi zitanga inyungu iri munsi y'ijana, iri munsi ya 1% yayo wabikije. Ariko yo peer to peer lending, nkaho uguza abantu cyangwa ukaguza mugenzi wawe, batangaho inyungu iri hagati ya 7 cyangwa 15 cyangwa 20% yayo wamugujije. Number 2, yo bita real estate. It's a big one, it's a big one. We love it. Ningi natwe turayikunda kubera iki? Hari impamvu ebyiri. Rental payments. Ahangaha ni hahandi ushobora kuba ufite inzu, abantu bakaza yo kubamo cyangwa office z'ubucuruzi, umuntu akajya kwishyura amafaranga buri kwezi. Aho ngaho kumva iyo nzu ibikwinjiriza amafaranga, ibigushyirira amafaranga mu mufuka mu buryo bwo bwose, aho waba uri hose. Ayo mafaranga aba ashobora kuba yagira icyo akumarira cyangwa akakugira umukire mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo tuvuze real estate wumva iki? Wumva habamo ibice 4. Iyo bita residential building, ni inzu umuntu aza agakodesha akabamo akajya kwishyura buri kwezi. Hakaza icyo bita office building, ni inzu abantu baza bagakoreramo bakajya bakwishyura buri kwezi. Nicyo bita kamasho, ni inzu zawe baza bagacururizamo utuntu, ibintu cyangwa runaka, bakajya bakwishyura buri kwezi. Cyangwa ubutaka, umuntu ashobora kuza akodesha ubutaka akajya buhingamo ariko nawe akajya kwishyura buri kwezi. Reka mbabwire akantu k'ingenzi mo hano. Inzu ubamo yagutwaye amafaranga kugira ngo uyibemo, ariko ntabwo ijya yinjiza andi mafaranga mashya mu mufuka wawe. So ntabwo ari asset, ntabwo ikwinjiza amafaranga, ahubwo ni liability, igutwara amafaranga. Gatatu, haza icyo bita bonds. Bonds ni impapuro mpeshamyenda. Leta cyangwa business runaka iyo bashaka amafaranga bashyira hanze impapuro bita bonds, zigurishwa ku bashoramari babishaka. Guverinoma cyangwa business, iyo izo mpapuro zaguzwe, biyemeza gutanga amafaranga kuri abo ngabo baziguze, kuri abashoramari baziguze ya buri kwezi. So urumva rero ni deal nziza nayo yo kuba washoramo amafaranga akajya ahora za buri kwezi. Bonds zigira igihe zirangirira, ziva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 30. Bonds ni ahantu hatekanye ho gusevinga cyangwa gushora amafaranga, kuko kenshi zikunzwe kugenzurwa na guverinoma na leta. Kane, turahasanga icyo bita stocks, ni uburyo bwiza bwo kugura imigabane muri kampani runaka. Urugero, niba kampani yarasohoye shares miliyoni 10, wowe ukaguramo miliyoni 1, ubwo ngubwo ufitemo cyangwa uri nyiri kampani ho 10% ry'ibyo kampani itunze cyangwa ibyo kampani ifite. Stocks rero akaba ari uburyo bwiza bwo kubikamo amafaranga, bwo gusevinga kandi icyarimwe no gushora. Bisobanuye ko wica inyoni ebyiri ukoresheje ibuye rimwe, kumva urasevinze kandi icyarimwe uranashoye. Gatanu, turasanga equipment, ibikoresho cyangwa igikoresho ushobora kugufasha kwinjiza amafaranga.
kuba wakorera amafaranga mu buryo bwihuse. Tugifata nka asset. Uba uri umuhinzi, byaba imashini wabihinga nayo ubwo ni asset, bikwinjiriza amafaranga, ni equipment kikwinjiriza amafaranga. Uri umuprograma cyangwa editinga cyangwa ukora ikintu runaka cyane na machine, ubwo machine yawe ni asset, ni equipment ariko tufata nka asset. Ubwo ikwinjiriza amafaranga cyangwa ikagufasha ko winjiza amafaranga mu buryo bwihuse. Ubwo tuyifata nka equipment ariko mu buryo bwa asset ikwinjirizamo amafaranga. Niba uri umutaximan, ubwo moto yawe cyangwa ya modoka yawe ya taxi, ubwo ni asset ikwinjiriza amafaranga. Ni igikoresho ariko kikwinjirizamo amafaranga. Niba imodoka ubizi neza ko yikwinjiriza amafaranga ukagura indi ugiye kugendamo, iyo ngiyo tuyifata nka liabilities, igutwarira amafaranga ntabwo kwinjiriza amafaranga. Gatandatu turahasanga abantu, people. Abantu nawe ujya tumenya ko ari bashobora kutwinjiriza amafaranga kugeza igihe bagendeye. Ese iyo bavuze company wumva iki? Company ni izina cyangwa ibitekerezo cyangwa imikorere munsi y'ikintu runaka, ariko se inyuma iyo ni iki kibikora? Ni abantu bari muri iyo company. Umuntu umwe ashobora guhindura company bitewe n'ibitekerezo afite. Urugero, reba uwahoze ari umuyobozi wa Pepsi, Steve Jobs, yahinduye ukuntu yahinduye Apple, akaba ariyo company ifite technology dukunze muri iyi minsi. Buri gihe haba hari team cyangwa abantu bari inyuma ya company kugira ngo ikomere cyangwa igire ubuhangange tuyimenyaho cyangwa tuyikundira. Okay, hari umugani bajya bavuga ngo jya akazi ababishoboye kandi bazakugira umukire. Karindwi turahasanga ibicuruzwa ndetse n'ibikoresho bimwe na bimwe. Ibiciro by'ibikoresho cyangwa by'ibicuruzwa ku isoko rigenda rihindagurika uko bwije n'uko bukeye. So iyo ubaye umuhanga muri byo, ukaba umuhanga mu bintu bijyanye no kugurisha no kugura, ubigura, ugenda ukagura ibikoresho, ikintu runaka, ukagura n'ibishyimbo mu gihe ku isoko bihendutse, ukabigumana ukabitindana ukazabigurisha mu gihe ku isoko bihenze. Ibi ngibi bikora mu buzima bwose, mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu bintu byinshi bitandukanye bigiye bitandukanye. Ushobora kubikora mu mabuye y'agaciro, ushobora kubikora mu modoka, ibibanza, amazu. Ibi ngibi ukagenda ukagura ikintu mu gihe gihendutse ukakigumana ukazakigurisha mu gihe gihenze ku isoko. Ibi ngibi ni ibintu bishobora guhora bishyira amafaranga yawe mu mufuka bikakugira umukire mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So ariko ntuzigere ushora mu bintu udafite amakuru ahagije. Niba ushaka kujya mu kintu, banza ufate ikayi n'ikaramu wige umenye ibyo ugiye gushoramo. Ubwo rero nudakurikiza amabwiriza ntabwo uzigera ukira cyangwa umenya uburyo bikorwa. Ugomba kwicara ukabanza ukiga ukamenya ese ni iki kijya mbere, ni iki cyo kubanza gukora, ni iki cyo kubanza kumenya. 8 turahasanga ibitabo, online content or online courses or information. Amakuru ni ikintu cyiza cyane cyo gucuruza kuko ntabwo kigira aho kigarukira. Nabaha urugero, ushobora kwandika igitabo rimwe ariko ukazagicuruza inshuro zirenga nka miliyoni. Urundi rugero ni nk'uko ushobora gukora ikintu, ukora website cyangwa blog, ukandika amakuru ariko ibyo bintu ukazajya bahora babisoma. Urugero, ushobora gufungura YouTube channel wigishirizaho abantu ibintu runaka, ukababwira ibintu by'ingenzi bishobora kububaka mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ayo makuru uri kubaha, izo information uri kubaha, bakazahura babireba uko generation zigenda zitandukana. Uwayirebye uyu munsi ntabwo ari uzayireba ejo, kuko abantu benshi igihe kiragera agashaka kwihugura, agashaka kwiga, igihe cye kikagera, undi akaza paka inshuro nyinshi kandi wowe uri kwinjiza. Noneho ahangaha iyo bigeze ku muziki bibi byagatangaza cyane, kuko icyo usabwa ni ukwandika indirimbo rimwe ariko ibyo ikukorera, ibyo yinjiza ni agatangaza kanini cyane. So ahangaha ngiye kukubwira ikintu cya nyuma nka bonasi, ibintu batigeze babigisha mu ishuri, icyo bita time, money, time. Ariko nuwitegereza neza, nushishoza ukareba neza, urasanga icyo kintu cy'ingenzi
ugomba kuba uzi. Kugeza ubu ngubu ushobora kuba udafite amafaranga menshi yo kugura ibintu twahereye kare tuvugaho ku bintu twavuzeho kare, ariko ntiwibagirwe ko ufite ubutunzi ushobora guhinduranya n'amafaranga, iyo bita time, igihe, umwanya wawe. Ushobora gukoresha umwanya wawe, igihe cyawe, kugira ngo ubone amafaranga, cyangwa ukoresha ya mafaranga ukagura igihe cy'abandi. Bindi ibingibi biragoye kubyumva bwa mbere, ariko ngiye kubafasha kuba mwabyumva. Akazi kawe ka mbere ni ugushaka amahirwe, opportunity, ushobora gufata igihe cyawe ukagihinduramo amafaranga. So bikora inshuro nyinshi ku buryo uzagira amafaranga ushobora gufata undi muntu nawe ukaba wamukoresha, ukaba wamwishyura amafaranga makeya ugereranyije n'umusaruro aguha. Ubu ngubu nibwo bumenyi bwa mbere bwo muri business. Niyo mpamvu usanga kampani nyinshi zifite abakozi bazikoramo. Abakozi benshi bakora muri kampani baba batanga ibintu byinshi kurusha ibyo babahemba. Akazi kawe kugeza ubu ngubu ni ugushaka ubutunzi, cyangwa bimwe twavuze imbere muri iyi video, ugashaka icyo ushobora gukora kugira ngo nawe ugere aho uva n'aho ugera n'ubuzima ubw'umutsinzi, utsinde, kuko uzamura abawe, kuko nicyo isi igushakaho, nicyo umuryango wawe ugushakaho. Ciao, turi kumwe, dusubire mu yindi video. Reba hejuru urabona nyinshi zakubaka kandi zikagira aho zikuvana zikakugeza ahandi, from 0 to a million, from to cold to a hero.